kuri ritme yanyu mwaramutse neza Leonidas aba yanzamuye aba yarikokereje wala ikiganiro cyanyu ndagikunda cyane ya Chabarara twirwa dukekagura sugira ngo na bya Fimbo Jindi ngo yesi ukurwa mwakirana ndabakurikirana cyane ndanabakunda cyane ariko burya niko dukora sini muri iki kiganiro gusuzumbe iyo bigeze ku isibora dali fata ku mavuta yarikokereje ari igihe none babizamura barya twatwana tundi bakora akarikokereza ikiko kakira hejuru abanyeshuri banjye uratinyuka bitutwana ari umwana ufite ijwi ryiza nakunze yijya nk'umugore avuga nka Brenda ariko nawe yicetsemo akantu ko kubikekagura ngo no kwinwigiriza nuko tuzamuka rero naze numva indirimbo ya Rena ni Platini baririmbaga bakaguha ikidiya fata iwanyu se namwe ku Gitega Rena ni Platini yageze yarabaramukije nta muri biriya bihe byo hambere nta Rena ni Platini umubano n'u Rwanda n'intara ya Rena ni Platini n'ubu ngubu urahari rwose n'ijimeraje imeze neza ubundi barongeye Rena ni Platini Minafete yarongeye kabisa yigirana imikoranire nabo iriya ntara nayo ntigiva kwizima arigendaga gafata udukomine katwihengekana agakomine kagenda Leonidas bura narakubata abantu baririra kujya ku mugabane w'Uburayi hari ahantu rwose batagomba kujya hari utwaro bagomba kumenya bura nabo ngo barakennye hari akaro yavuze ko mu Butaliyani ahantu gakarwa ku kirwa cya Lampedusa ahantu bashyira abantu bari aho ngaho wagira ngo ni Lampadina ho Jean Paul namwandikira aho Leonidas ari barahamya ku ukennye umuntu wakugiriye umuntu wagiriye inama Leonidas yo guhindura rinete yaramukoreye hari taratara wari ufite wambara rya filme ukariterekamo nk'eshanu buri munsi agirizaho icyakwiriye guhindura ni urupapuro ateguriraho amakuru gusa naho Jean Paul we atuye mu bishyamba byo muri Canada oya Jean Paul afite akazi ko gutwara imodoka avuye aba Ottawa mu mujyi cyangwa yitwara mu mashyamba asanga ari bya modoka byatingati ariko Ottawa yamaye ubutumwa ngo Leonidas arakuramutsa rwose indamukanyo zimbizi yes hanyuma ngabo Robeni twagwaye ikaze kuva muri murakoze cyane ikiganiro cyanyu ndagikunda ndagikurikira muri abavandimwe banjye mukomereza umurimo murubaka urakoze cyane nabo mwakubise bajye bihangana ese uriya mujyi wa Kigali wa mugani ko twanawuhereyeho uvugaho iki muri siporo nta kintu muvugaho kuko ntacyo nkorana nawe hari icyo umariye se ubwo kuba ntacyo uvuzeho hari icyo uvuzaho hari icyo ububwiye cyangwa urashimira kuba utagira icyo ukorera oya institution yari yose yagira icyo ikora kugira ngo equipe z'umupira w'amaguru zitere imbere ntabwo rero sport yaba nziza Kiyovu itari nziza rega ntabwo umujyi wa Kigali ari mu mupira bafite sheke gusa urabona no matora babaye abanyu Wone fata wanyawe twigendere ibyo bisesengure muri radari hanyuma ngabo babaye abambere ngabo muri Rayon Sport tangira ubanza unaduha ishusho Rayon Sport kuva mutangiye imyitozo ni umwaka w'imikino mwiteguye gute uyu munsi Rayon Sport umuntu yayibwira umufana ko ari ikipe ihagaze gute muri ku kigero cya kangahe kwijana mu kwitegura umwaka utaha w'imikino mbere ko twinjira ku mukino mufitanye na Gorilla murakoze cyane ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu tugeze ku kigero cyo hejuru ya 90% kubera ko byibura niba duteganya kuzakoresha abakinnyi 26 muri championnat y'ikiciro cya mbere mu Rwanda tugiye gutangira tukaba tuvuga tuti byibura muri 23 barahari urumva ko tuzigeze mu kigero cyo hejuru ya 90% ariko hari amazina ataraza niba mvuga ngo hari abakinnyi nka 2-3 tugomba kongeramo ayo mazina ataraza nayo gusigirangi ukavuga ati iriya nzu nayibonaga yari ihagaze ariko byibura finishing bayikoreye niyo hatari amazina azatuma uza muri stade Amahoro stade regional bitewe naho tuzakorera Rayon Sport Day ntabwo turakonfaminga stade aho tuzayikorera nuzuka habona ukavuga uti uriya mukinnyi bazanye mu minsi ya nyuma ni hatari abo baracyategerejwe kugira ngo irangi niryo rigira neza inzu cyane niryo rituma inzu isa neza haraza abakinnyi baruta aba bahari amazina hategerejwe abakinnyi 2 cyangwa 3 b'amazina remereye bazwi
bari bukanga bakeba aba bavandimwe muri gorira bakavuga ati karabaye none aho bukera turaza kuhura n'ibibazo bikomeye. ubwo se Shabarana na Cedric ra ntabwo ndi buvuga amazina ahangaha twebwe urabizi kuri tubiganira diri itaraba done ntabwo nyitangaza. fata ku mavuta ndaje mugereho ariko reka nawe muhereho. fata gorira muriteguye umwaka w'imikino mwanatangiye kare mbona umutoza Kirasa anasohora programme yiwe y'imyitozo ikintu nakunze no kubona aravuga ati kuwa mbere abakinyi nzabinjiza gutya. Gusa fata mbere yuko avuga reka mbanze ngo felicitation fata wabonye umutoza mwiza. Honest opinion. Urumva Leonida yaravuze ati kuwa mbere decrassage tunaradukunda ngo kuwa kabiri akakwereka ibyo azakoresha kuwa gatatu nuko oya uzi impamvu nari bivuze icyo nari mvuze ngo babonye umutoza mwiza hari abo yagiye yungiriza kugira ubu ngubu babanye nabo bakubwira ko agihari yungirije ibintu byari byiza kurusha uko bimeze ubu. Yego Kirasa Alain ni umutoza wa hatari umutoza mwiza. Fata ku mavuta utwo tuntu rero yadukoresha uravuga uti ikipe uri nk'umukunzi w'ikipe uravuga uti ikipe tuzahura ku cyumweru iragatoye ngo ibishushanyo birateguwe. Fata imyiteguro yanyu imeze gute se mwongeyemo abahe bakinnyi ishusho ngari ya gorira uko ihagaze uyu munsi izakina na Rayon Sport ku munsi w'ejo? Icyambere nshimira abariyo binyuze mu muvugizi wayo nuko avuga ati noneho umukeba gorira amenye ko ari ikibazo baremera ko ari umukeba. Icya kabiri baremera ko duhagaze neza muri coaching ariko nanone ntago bikora ku mwaka ushize twarangirije mu makipe yarari mu manegeka ngira ngo warabibonye ko twari tumanutse habuze gato zabaye ngombwa ko twakoresheje abakoca bane inkone zirandembeje kureba kujya kuri match ugatsindwa ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gata match 6 tuba gutsinda. Ibyo ngibyo rero byaje gutuma champion irangira yarangiye umunsi mu joro ryake twahise twirukana abakinnyi 18 siri plus nta n'amasaha 28 ashize champion irangiye. Mwari burakari abantu bakaba bati gorira barayisenye ahubwo se kumanuka birenze kurani ariko tagati nta yindi twashakaga kubaka noneho duhereye hasi muri fondation. So twanyarukiye Burundi tukuzanira umwe mu bataka bakomeye babaye abambere hara mu gihugu cy'u Burundi yitwa Nduwimana Frank yatsinze ibitego 18 atanga assist 9 tumukura hariya igitega mu kipe ya Musonga byarabaye Beri Biteri wabo ndarusanze yatsinze 23 hariya ngo barabiha nano ari wa gatatu wa kabiri yaje muri Mukura Nurampeti waje muri Mukura atsinze 22 hari ibitego ngo igitego Nduwimana Frank rero we yatsinze 18 na assist 9 mu kipe ya Musongati. Abasongati bameze nk'abareyo nabo baravuga ngo ni ikipe y'Imana ngo ni bivejuru baturutse mu ijuru ngo ni igikundiro nabo niko bitwa. Okay. Numukinnyi nabonye igihe twajyaga muri pre-season Burundi kubera ko muri match twakinanye na Gicuti na Musongati yadutsinze igitego arangije atanga na assist y'igitego. So twari tumaze umwaka tumukurikirana ngira ngo mwabonye amakuru bavuga ngo Rayon Sport igiye kumusinyisha ariko mu by'ukuri Rayon Sport nta nubwo ari muzi nta namakuru yari ifite ngo uyu muvugizi ibyo bintu niba mbeshya anyomoza yari yaje mu Rwanda azanywe na gorira aje kurangiza diri ya gorira kandi byarabaye. Yego ntago ari byo gusa kubera ko nanone twanyarukiye Burundi mu kipe yitwa Moso Sugar tuguramo witwa Karenzo umwataka iyo kipe ntikomeye ntabwo ikomeye ariko ntabwo bibuza ko umuntu yava muri Marina akajya muri APR akuye umuvugiza abahewa. Moso Sugar ni kipe y'abantu bakinisha imoso gusa none oya ubwo niyo uruganda rw'isukari ubwo ngo rero Moso Sugar Karenzo we yasinzemo ibitego 9 na assist 6. ibyo bintu biranditse Fata cyane igitego kiragurwa nta kibazo cyitwa cyuko ushaka icyambere ni igitego as long as ari igitego yaragitsinze. Hanyuma ariko nanone twari dukeneye kwiyubaka mu rwego rwa coaching kubera ko umwaka ushize twagize ikibazo muri coaching ndetse na staff yose muri rusange ntabwo numva uburyo twatsinze match 6 zikurikiranya ndetse no muri fazare twari twanganyije match 7 zikurikiranya. Izo statistique musibora dari yo dusobanura no tuvuga ngo dukoresha imibare n'ibimenyetso ariko mwana uguze n'umunyezamu mwiza dushingiye kuri iyo mibare n'ibimenyetso rero twagombaga umukoca mwiza ufatika uzi shampiyona y'u Rwanda ubwe wakinnye shampiyona y'u Rwanda ufite shampiyona nyinshi mu maguru ye nk'umukinnyi ndetse n'umutoza. Nta wundi rero ni Kirasa ngira ngo muribuka umwaka ushize uburyo Gasogi yikomagaga mu gatuza yidogadoga ariko se nabahe bakinnyi yari ifite
baza kano kanya bagakinira muri APR bagakina muri Rayon ni bande ariko kubera Gorira ngo yaranatunguranye ipapuro umunyezamu kubera ubuhanga bwa Kirasa yakomeje kwitondeka kugeza ihanganye hari akantu kamwe cyo kubabwira kuri Kirasa nkahita muvaho nanone twari dukeneye umukoca wa understandinga development y'urubyiruko mu mupira w'u Rwanda cyane ko kuri Gorira twebwe dufite academy k'umupira w'amaguru nago dukeneye kubona ikipe ikinisha abasaza nk'aba Haruna gusa n'abandi abantu bamaze imyaka 100 mu kibuga dukeneye kuba dufite balance 60% abantu bafite experience na 40% y'abantu bari gushaka experience bazavamo abakinnyi beza ejo hazaza twaguze abazamu beza twaguze umuzamu wa Gasogi ngira ngo urayibuka umwaka ushize akazi yahaye Rayon akazi yahaye APRFC uwo muzamu niwe wari uri muzamu ryayo kano kanya ari muzamu rya Gorira no muzamu wa Musanze yabaye ya gatatu niwe muzamu wagize clean sheet nyinshi umwaka ushize yego umuntu Kenisi yaretse ubwihebere nta kijyamo nago yamuretse yabuze amafaranga yo kumwishyura yamuretse umunyezamu Kenisi ariko baguze umwiza wa Musanze ibyo byo ntacyo bitwaye Ngabo Robin uwitwa Vatari komanga mu gatuza ngafite umutoza nawe ukamushimira ngo yabonye umutoza mwiza ariko we nta mutoza ufite oya reka mbanze mbigusobanurire ndabanza nshimire Fata yabonye umutoza mwiza wo ku rwego rwe kuko urumva bo ntiba bashaka igikombe ntago barwanira igikombe biriya bintu uyu mwaka ni igikombe mfite rimaze twari igikombe aravuga ati je niba umwaka ushize narageze muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro ndi ikipe imanuka uyu mwaka surumva igihe niteguye neza kimwe cya kane watangiriye muri kimwe cy'umunani ubwo wasezereye ikipe reka twese tubiganireho neza Kirasa Ale ni umutoza mwiza nkurikije uburyo mbibona nk'umutoza wungirije aho yakoraga nk'umutoza wungirije yari umutoza mwiza ibintu byo gukoresha imyitozo niyo mpamvu mwabivuze neza ibyo gupanga imyitozo arabizi program ariko ibyo bya development nabyo yabibafasha kuko niyo ntego yabo twebwe intego yacu ni ugutwara igikombe ba Haruna Niyonzima na bagenzi babo bakora icyo bita homogene tubavanga n'abakinnyi bafite imbaraga bato bafite ubushobozi ariko igikombe gitwarwa n'abagitwaye twazanya abagiterura iyo uzanye Ombolenga Fitina afite ibikombe bya shampiyona 7 muri shampiyona 10 ziheruka ukazana Haruna Niyonzima yatwaye shampiyona 5 zikurikiranye muri Young Africa arenza izindi 2 na Simba Sports Club yaje Kigali ahita atwara ibikombe 3 ibikombe by'amahoro 2 muri AS Kigali na Super Coupe 1 atsinda apera amafinali urwo n'urwego rw'abakinnyi twifuza basefa abo ngabo Simba garukaho twagiye muri Republika ya Congo Brazzaville twazanye umwataka hatari mwaramubonye ku munsi w'ejo bamwita Prince Kanga Elanga Junior uyu nguyu yakiniye ikipe y'igihugu umwataka hatari watsinze ibitego 12 muri shampiyona ya Congo Brazzaville ari muri Gorira mwirukana ikibazo bagira buri kare ibura yaguze uramubona muri dukina match ya gishuti n'ubundi umwaka ushize abakinnyi bari baguze uburyo bari bahagaze ariko rero Sport bura nayo sinzi impamvu ikunda Gorira kubera ko Gorira niyo kipe yonyine ifite ubushobozi bwerekana ibitagenda muri re iyo nahuye na Rayon nirukana umukinnyi nirukana reka ngusobanurire impamvu dukunda Gorira iyi kipe ikomeye ijya gutangira pre-season ihera ku dukipe duto nuko twagorira niyo mpamvu ubona nka Man U iba yahereye kuri za Rosenborg amakipe urabirukanisha none se n'ubwa mbere nawe mbirukanishije baraca amasezerano cyane rwose bayifunga ifaso naguze ibintu byababayeho kuri match ya mbere ya Gorira bariyo batache bavuga ati nta byafunga nta byandi no kwa gatandatu ejo bariyo baratabavuga abo bakongomani abo basaza ejo abantu barabacishamo ijisho Ngabo icyo nari nkubajije ati umutoza nta mutoza ukoze byose ibyo biteguye byose nta mutoza umutoza reka mbibabwire muri ubu ni ingabo zidafite umutoza uziyoboye umutoza ntabwo ari kuri tele araza kugera kuri tele muri iyi weekend ndabaprometa ko iki cyumweru kiri burangire mwabonye umutoza ariko uwo mutoza twaramaze kurangizanya ibiganiro yewe na bimwe mu byo barimo bakora mu nzove birimo bikoreshwa n'umutoza wa fitness Ayabonga Lebitsa arimo arabihabwa direct n'umutoza mukuru rero ibyo bintu byararangiye ikisigaye no gufinaliza namara gushyira umukono ku masezerano muzajye kubona ntabwo ndi buvuga izina rye muzajye kubona mubone aratangajwe ku mugaragaro ngo ni Robertinho abisoma we ubwe abisoma ngo ni Robertinho utegereje akanyenyeri oya akanyenyeri tugategereje kuri Muhire Kevin umutoza ni inshingano z'ubuyobozi rutayizamu ni inshingano z'ubuyobozi ariko kuri Muhire Kevin kwigurira umukinnyi ni inshingano z'abafana kugera kuba karatangira imyitozo ni inshingano z'abafana mubaze nako kantu fatavuze aho uyu Didinho Elenga Kanga Prince Junior ntashobora Gorira kumugira nka ifunga ifaso mukicuza oya ifunga ifaso yaje arwaye yaje afite ikibazo cy'imvune ifunga ifaso ubu tuvugana kira muri El Hilal uraza kumubona mu kanya arimo awunyereza
kontre APR reka ibya APR byo reka tuze kubigarukaho ku kagoroba araza kubivuga muri radar yisekera yego araza kuba yisekera mu gake ifunga ifaso ubakina muri El Hilal Omdurman y'umutoza Ibenge yari umukinnyi ukomeye ariko yaje afite ikibazo cy'imvune kitamwemereraga gukina twamukubise kariya nka test tubona birakomeye biza kurangira anagize ibibazo by'ibyangombwa oya uriya we twamukoreye test medicale twamaze abaharuna zirabyuka abona bande bose baraza kugaragaza ubushobozi bukeya twamaze icyumweru dukora amateste medicale y'abakinnyi bacu umukinnyi ari tayari muraza kumubona muri tentire yayivuguruye ariko ko utatubwiye nyinge ubundi bamwita Omar Nyinge ariko abanyarwanda batangiye kumwita imari nyinshi nyingi y'igiswahili nyingi y'igiswahili imari nyinshi urumva Omar Nyingi ni umudefanseri mwiza wavuye muri Senegal umwe mu beza kurusha abandi ngabo ndi kumwe nawe bari baranyobeje ba Leonidas ejo narebye tize ni umukinnyi mwiza muri defense umutoza anamuhinduye amushyira hagati nka numero 6 kandi ukabona umupira arutwara agatembereza n'atari reka turebe ibyejo Frank azamukorera abareye mbabwire ejo nzabamurikira umuntu ukina ku ruhande 11 yambaye nimero 7 nuza kureba umupira wa Rayon Sport ijisho ryawe ndizave kuri 7 ya Gorira afite ibitego 2 na assist imwe nakubwiye ngo byanze bikunze abifite mu gihe Kigali dongera gikore mu jisho azatsinda bingahe azatsinda igitego kimwe atanga na assist yacu ni gutyo match izarangira ni uwahese no mu kihe gihugu no Murundi yamaye ngaho ikipe rero Burundi bwacu Burundi hanyuma rero ubwo match rejo saa 9 n'igice abantu bazi Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium zuba riva rwose hanyuma nibagura n'amatike by'abarebe byo kuzimya amatara niyo mpamvu twanze match ya saa 10 Leonidas nawe bamutumiye ni ibihumbi 3 ahadatwikiriye ibihumbi 5 ahatwikiriye ibihumbi 10 muri VIP ibihumbi 20 muri VVIP ukaninjiza imodoka ugura itike ukanze akanyenyeri 702 urwego ugakurikiza amabwiriza aho ngaho ushobora kwigurira tike yawe aka kanya ejo ukaza kureba bwa mbere Ombolenga Fitina muri jezi ikitonderwa araseruka ikitonderwa ubururu n'umweru ni intambara ikomeye hagati ya Rayon Sport na Gorira abagerageje bagiye bamera nk'abasenyutse twagerageje kugenda turwanira ayo mabara n'indurambara ubururu bwinshi n'indurambara umwe ku munsi w'ejo Rayon Sport iza mu nama twakoranye nayo bashaka match ya gishuti bemeye kwambara umweru ko barabizi ko ntago twahara ubururu niba uzaza uje gufana Rayon make sure ko umweru uzaba wiganje kubera ko ikipe yawe uzaba yambaye umweru ubururu bwiganje buzaba bwambawe na Gorira abafana turabahamagaye ejo rwose niyo nka bazaze birebere abakinyi bagorira ariko je impamvu ndimo mbibabwira post nibatungurwe muri stade batunguwe n'izina rya rutayizamu muri stade simvuze mu kibuga muri stade bazagenda bahengereza hafi y'ahantu abayobozi bazaba bicaye hashobora kuza bari izina rutayizamu hatari ku munsi w'ejo dushobora kubona rutayizamu izina hatari ryicaye muri stade ribo rireba abagenzi be bakina ndakugira inama yo kwigurira itike aka kanya ngewe reka nitumire abanzi ba Rayon Sport wese we munyarwanda niba wanga Rayon n'ibyayo nkuko bariri ngo niba wanga Rayon ejo saa 9 n'igice inyamirambo uze nkumenemo ikiziba cy'byishimo kubera ko twebwe ntago dukina umupira wo muri gym tuvana umupira muri gym tukawushyira mu kibuga nakubonye nagupashe nagutsinze naserebuye utumiye abanzi ba Rayon ndabatubiye ku munsi w'ejo baze mbamenemo ikiziba cy'ibyishimo mwakoze cyane reka tubashime ngabo wakoze ubutumwa ugenera abakunze ba Rayon Sport ubutumwa nagenera ba Rayon nibaze barebe ikipe yabo bwa mbere barebe Haruna Niyonzima nyuma y'imyaka 17 nimero 8 mu mugongo ariko se nawe ntabwo wemera ko akuze yarakuze nese n'umwana yabisobanuye ku mugoroba Haruna yarakiri muri Rayon Sport yakiri muri primaire arakuze kuba akuze ahubwo se ndemera ko adashoboye ndemera ko akuze ariko ashoboye umuntu ashobora kuba ashoboye ariko akuze kuba akuze byarakuze ariko aranashoboye aho icyo ngiye kubwira mu kanya muze hari gahunda mfite ahantu bita shungerezi biva ku nshinga gushungera hari kuri Esperance muze kuza gahunda shungereza isi irimo iki irimo kunywa n'umushungera muri gahunda yo gushungera okay urakoze kuri invitation asante sana mwakoze cyane kuduha umwanya isibo ntitwirwa fata nawe wakoze cyane mwakoze cyane ubwo nanjye ndashimira abakunzi ba Gorira oya gukata ntiwigira ahandi uca uze twita tunyura hano hariya turebana agapira muri gahunda ya shungerezi hanyuma tunasangira ku nanjye ikintu nasiga mvuze ntabwo ndi ngabo uvugira ibihumbi n'ibihumbagana mvugira famiye y'abantu 5
mfite inshingano zo gushimisha abantu 5 bayobowe na nyakubahwa Haji. uri umuvugizi w'abantu nyakubahwa Haji n'abahungu ubutumwa nahawe n'ikipe ubutumwa nahawe n'umutoza Kirasa ariko 5 kutabarangije ni Haji na Shafi ni Haji ni Shafi ni Shadadi ni Shani ni Hajati. Abo bantu iyo bishimye ndumva wanyuze mwamera neza. Ejo rero inshingano no gushimisha abantu 5 cyane ukongeraho n'abanzi bawe cyane ndamakinga sure ko ku munsi w'ejo abantu 5 bishimye. nta bandi bafana bagorira abandi bafana n'abanzi bareyo bari aba Pascal n'ukeneye kumumva. Reka nkwereke fata ko ijwi ryawe ryamurura cyane ukaba ufite abantu benshi muri sibono muri kino muri ki reka hindura iki wagiye mu bari abantu bari bukine saa 8 akaba ari bumuvugizi ko ari umwanya ukavugira abantu benshi kandi umwaka utaha nanjye ndege nyifite ese ndege ugira ngo yaremewe bangabo gusa n'abari abagabo bari muri Tanzania umwaka utaha